ubushakashatsi bugaragaza ko umubiri wacu ukora mu buryo bwiza cyane iyo dushonje. Abantu benshi bazi ko gusonza ari ikibazo. Harimo n'abantu bahangayikishwa no gusonza, ugasanga ibikuba byacitse kubera ko nta kintu arashyira mu nda. Ariko ubushakashatsi buherutse gutungurana bugaragaza ko umubiri wacu ukora mu buryo bwiza cyane cya gihe dushonje. Kwa kundi uba wumva ushonje nibwo umubiri wacu ukora neza mu buryo budasanzwe. Nabwiye ko gusonza no kugira inzara biratandukanye. Gusonza ni cya gihe wumva mu gifu hakeneye kujyamo ikintu ariko ukaba ugifite imbaraga zo gukora ibintu bitandukanye. Akazi ntikakunaniye kandi mu gifu harimo haragusaba icyo kurya. Hanyuma inzara none ni cya gihe umubiri watangiye gucika intege ku buryo akazi kakunanira, ku buryo hari ibyo utashobora gukora bitewe n'uko washonje wenda igihe kirekire. Uri kumva hano gusonza bitandukaniye n'inzara. Nimvuga gusonza rero ujye wumva ubwo buryo bwa mbere. Cya gihe wumva mu gifu hakeneye kujyamo ikintu runaka ariko ukaba ugifite imbaraga zo gukora ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ntabwo wigeze ucika intege. Ibyo rero ngo ni byiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusonza biriya by'akanya gato, cya gihe uba ugifite akabaraga, ibyo ni byiza ku ruhande rumwe kubera ko nibwo umubiri wacu ukora mu buryo bwiza kurushaho nk'uko ubushakashatsi buherutse kubigaragaza. Impamvu nta n'ikibazo biteye nuko iyo ushonje burya ukanabyirengagiza igihe gitoya, wumva gusonza bishize kandi nta kintu wigeze ufata. Byari byakubaho ukumva urashonje ariko wenda ukaba uhugiye mu bintu runaka, nyuma y'igihe runaka ukumva kwa gusonza byashize kandi nta kintu wafashe. Ibyo rero ni ikigaragaza uburyo gusonza nta kibazo, ahubwo ikibazo ni inzara. Abantu benshi bazi ko gusinzira ari bwo buryo bwiza bwo kuruhura umubiri wacu, ariko ntabwo ari byo byonyine. Gusinzira bishobora kuruhura umubiri, ariko hari ibindi bintu biruhura umubiri wacu birimo nko kwitekerezaho. Ibyo twabibonye mu bice byabanje. Ariko niba hari ikindi kintu gituma umubiri wacu uruhuka, ni ukuruhura urwungano ngogozi. Niba hari ikintu gituma umubiri wacu utaruhuka mu buryo bukwiriye, ni imikorere y'ubutaruhuka y'urwungano ngogozi. Akenshi urwungano ngogozi rumara igihe kinini ruri mu kazi kadashira kubera ko duhora turya. Urwungano ngogozi ni urushinzwe nyine iby'imirire, guturuka mu kanwa kugeza aho imyanda isohokera. Urwo ni urwungano ngogozi. Wumva ko ushonje kubera ko ibiryo bishize mu gifu, ariko burya kwa kundi uba wumva ushonje, urwungano ngogozi rwo ruba rutangiye akazi ko kuruhuka. Bibaye byiza cyagiye wumvishe ushonje, wakwihangana amasaha 2, urwungano ngogozi rukabanza rukaruhuka, ukabona gufata amafunguro. Kubera ko cyagiye ushonje ntabwo ari inzara. Cyagiye wumva ushonje ntabwo ari inzara, ahubwo nuko igifu kibaye empty, niba ariko nabivuga. Ni ukuvuga ibyo kurya bishizemo bitewe n'uburyo wakimenyereje, gise kigusaba gushyiramo ibindi. Iyo rero uhora urya wenda utanashonje, ni ibintu binaniza urwungano ngogozi cyane, bigatuma rukora ubutaruhuka. Niyo mpamvu kurira ku gihe ari byiza, kubera ko urwungano ngogozi rubona akanya ko kuruhuka. Iyo urwungano ngogozi ruruhutse, umubiri wacu uhita wita ku bindi bintu bitari kugenda neza muri twebwe. Icyo ni ikintu abashakashatsi baherutse kugaragaza. Ibyo bintu umubiri ushobora kwitaho mu gihe urwungano ngogozi ruruhutse harimo gusana ibyangiritse, gusubiza ku murongo ibyawuvuyeho, gutembereza amatembabuzi atagitembera neza mu mubiri, no gusohora imyanda mu mubiri. Ibyo ni ibintu umubiri uhita witaho muri ka kanya umara urwungano ngogozi ruri kuruhuka. Umubiri wacu burya ufite ubwenge bwo kwikiza ubwawo. Ni ibintu byikora ariko tubona gakeya kubera ko bihungabanywa nuko iyo urwungano ngogozi ruri gukora ubutaruhuka, umubiri urwitaho cyane, bigatuma izindi nzungano z'umubiri zitabona care ihagije. Tekereza ko atari byiza gusimbuka ifunguro. Abantu bagiye batwigisha kuva kera, batwigishije ko gusimbuka ifunguro ngo ari bibi, ariko ubushakashatsi bwa vuba buherutse kugaragaza ko nta cyiza ahubwo nko gusimbuka ifunguro. Niyo mpamvu kwiyiriza ubusa, gusimbuka ifunguro wenda ntibibe buri gihe, ukabikora nka 2 mu cyumweru,
bishobora kugukiza indwara ndetse bigakerereza ubusaza, cyane ko bishobora gufasha mu gukiza kanseri, gukiza diyabete n'indwara zifata ubwonko zirimo za Parkinson, Alzheimer n'izindi zitandukanye. Bifasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, bigafasha mu gusohora imyanda mu mubiri n'ibindi bitandukanye. Bigabanya ububabare, bikanafasha mu mikorere y'utunyangingo. Hari umuyapani w'inzobere mu by'utunyangingo yitwa Yoshinori Ohisumi. Muri 2016 yahawe igihembo cyitiriwe Nobel kubera ubushakashatsi yakoze ku bijyanye na autophagy. Autophagy ushatse nko kwisobanura mu buryo burambuye, urumva ko harimo nk'amagambo abiri. Harimo auto yuje nko mu cyongereza bivuga self, ubwacyo cyangwa se ubwawe cyangwa ubwanjye, self. Hanyuma wavuga phagy cyangwa se phagy byo bigasobanura kurya. Iyo uvuze autophagy rero bisobanura nko kwirya, uburyo umubiri wirya ubwawo. Ni kwa kundi uturemangingo dushobora kwiyangiza ubwatwo, tukirukana udushaje mu mubiri cyangwa se tukirukana inyubakamubiri zishaje, noneho umubiri ubwawo ukabisimbuza utunyangingo dushyashya. Ushatse wareka kubyita kwirya ukabyita nko kwiyuburura. Byise kwiyuburura byakumvikana neza. Autophagy rero ni n'uburyo umubiri ubwawo nyine wangiza bakteri na virusi zishobora gutera indwara mu mubiri. Ibi rero nibyo uyu muhanga w'umuyapani nababwiraga haruguru yavumbuye, bikaba biba cyane iyo urwungano ngogozi rutari gukora akazi kenshi. Muri make kwiyiriza bishobora gutuma ubushobozi bw'umubiri bwo kwiyuburura burushaho kuzamuka. Niba ushaka kubaho nk'igihe kirekire kandi udataka indwara, gerageza ujye uha ikiruhuko urwungano ngogozi. Bibaye byiza wajya ushyiramo nk'amasaha 8 hagati y'ifunguro n'irindi. Igifu kikabanza gukora akazi kacyo, kikabona n'umwanya wo kuruhuka kugira ngo ubashe kunguka ibyo byiza byose navugaga haruguru. Hanyuma wenda ukongeramo n'andi mahame. Ibiryo byawe bikaba byiganjemo hagati ya 50 na 70% imbuto n'imboga mbisi. Ubwoko bw'ibiribwa ntabwo butinda mu gifu, kubera ko hagati y'amasaha 2-8 burya buba bwagogowe. Ikindi ushobora kwiyiriza amasaha nka 28 rimwe cyangwa 2 mu cyumweru. Ni bimwe mu bintu byagufasha. Ibi ngibi biruhura umubiri wawe ndetse bikawusana. Kongeraho wenda gukora nk'utwitozo ngororamubiri duhoraho. Imyitozo ngororamubiri ntabwo bivuze kujya muri gym cyangwa se kwirukanga mu muhanda gusa. Iyo bavuze gukoresha umubiri ni ukugerageza kunyegenyeza umubiri buri munsi. Ushobora kugenda n'amaguru, ugakora imirimo igusaba akagufu, nk'imirimo yo mu rugo n'ibindi bitandukanye. Ikibi ni uguhora wicaye. Ibi ngibi uramutse ubikoze nko mu gihe cy'ukwezi, wahita ubona uburyo ubuzima bwawe buhindukamo rwose. Gusa wenda nka biriya byo kwiyiriza ntabwo ari byiza ku bantu bari nko ku miti ibasaba kuyifatana n'ibiryo. Hari abantu baba bari ku miti bisaba kuba bariye, abo ngabo ntabwo bemerewe kwiyiriza. Nta nubwo ari byiza ku barwayi ba diyabete, ntabwo ari byiza kwiyiriza ku barwayi ba diyabete. Ariko abarwayi ba diyabete gusimbuka ifunguro byabafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Si ngombwa kwiyiriza wenda igihe kirekire, ariko gusimbuka ifunguro biri mu bintu byabafasha, cyangwa se gushyira mu mwanya munini hagati y'ifunguro n'irindi. Kwiyiriza nta nubwo ari byiza ku bagore batwite n'abonsa, nta nubwo byemewe ku bana batoya, kimwe no ku bantu wenda bigeze kugira ihungabana riturutse ku mirire. Gusa nanone mbere yo kubigerageza biba byiza ubanje kugisha inama umuganga wawe, kubera ko umubiri w'abantu ntabwo ari umwe. Ntabwo abantu dufite umubiri usa. Ntabwo uburyo nabikurikiza bikampira ariko we byaguhira. Burya buri wese agira uko ubuzima bwe buba buhagaze. Niyo mpamvu ari byiza buri kimwe cyose ugiye kugerageza, iyo ubonye hajemo wenda nk'impinduka zitari nziza, wakireka. Hari igihe kiba kitajyanye n'umubiri wawe. Hari abantu kwiyiriza bitagiraho ingaruka, ahubwo wenda bunguka ibyo byiza byose navugaga. Ariko hari n'abiyiriza bikaba byabagiraho ingaruka nyinshi. Icyo gihe wowe waba ubyihoreye, cyangwa se ukabanza ukisuzumisha, bakabanza kureba uko uhagaze mbere yo kubigerageza. Ni uburyo bwiza rero kandi bushyashya abantu benshi bakwiriye kumenya kugira ngo bakomeze kuryoherwa n'ubuzima. Intego y'iki kiganiro Inzu y'Ibitabo ni ugufasha abantu gukomeza kumva icyanga cy'ubuzima. Uwo ni wo muhamagaro wanjye. Ntabwo rero wakumva icyanga cy'ubuzima udafite ubuzima buzira umuze. Niyo mpamvu muri kino kiganiro
nazanyemo iyi shapitire ijyanye n'imirire, kubera ko iyo udafite ubuzima buzira umuze ntabwo ushobora gupfa kumva icyanga cy'ubuzima neza. Nabwiye ko hari impamvu nyinshi zituma umuntu agomba kugumana ubuzima buzira umuze. Impamvu ya mbere ni uko iyo ufite ubuzima buzira umuze buri kimwe cyose kikugaragiye kirakuryohera. Impamvu ya kabiri ni uko iyo udafite ubuzima buzira umuze buri kimwe cyose kikugaragiye kijya mu mujyi w'uko ubuzima bwawe buhagaze. Ntabwo rero waryoherwa n'ubuzima udafite ubuzima buzira umuze. Niyo mpamvu abantu benshi bagera ku gasongero k'ubukire, ubukire bwawe butakibasha kubanezeza. Ukaba ufite amafaranga ariko utemerewe kuyarya, muganga yaraguhagaritse. Ukaba ufite ibi n'ibi ariko nta mahoro. Inzu y'ibitabo rero ikintu imaze ni ukudufasha kumva icyanga cy'ubuzima, gukuraho izo nzitizi zose. Ni umuhamagaro wanjye rero, nta na rimwe nzabireka kubibabwira. Ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose kuri Amazon, eBay, Alibaba n'andi masoko menshi mu mahanga. Bakora shipping mu bihugu nka USA, Canada, China, Turkey, India na Dubai. Akarusho wishyura 50% nka advance, asigaye ukayishyura icyo utumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri 07 84 65 17 40.